waje tukagenda kumukunda uragira ngo nzabivuge kangahe ko umva se sha Rodri ntago ndi umukobwa wo guhagarara mu muhanda rwose ngo tuganire ntago mbikunda tu ase Joy kamurone n'usaba umwanya ukawunyima ase numva kimara gupfa ubuzima bwawe nahise nganga nyine mbura uko mbigenza ariko gutangira kwicara ku bipangu by'abakire ese niko byagenze Mane njye narwo nari muzi nategereje kumunyereka wenda ndetse twabikora ariko mane mukurikire nari twigendera mane twe tugiye none se umuntu muhuye mutari muzi ko muri buhure hano uje kumuhagarika niba agukatiye tugende mane tujye muri gano tugiyemo ubu ngubwo urumva n'iki mu butaha ako ndamubonye nari ni fresh shabyiwe tugende mane mu byo tugiyemo none se wabigenza gute Yo man. Tumeze bite? Ariko man sinakubujije ko guhura nawe ahangaha. Umuntu wari wese yakubona yatangiye kugukeka. Nubizi ko inama yikuye mu zina ariyo umushumba atanya kugiraho ikibazo. Bavuga n'ibyo kanisi. Man reba hano mu muhanda nta muntu umutambuka. Indete inyuze ahangaha none ahangaha yatangiye kugira ikibazo ikajya mu muntu uteze none ushaka kwambura. Mereze man. Boro zirimo ziruzuye neza. Ariko man rwakwishiza isaha se kutari kuvuga. Wapi ziruzuye boss. Ziruzuye. Umva rero ngubwire. Ndagira ngo gahunda zigeze ziba ari gahunda. Uri kunyumva? Reba no muhanda nta muntu n'umwe uri gutambukamo. Sha cyakoze. Hanyuze inzego z'umutekano zakwaza uri gukoramo icyanga. Bashaka kugira ngo uteze umuntu cyangwa iki n'iki. Uri kumva? Niwe wabinoje boss. Hoya ubu ngubu noneho system igeze. Tuzaduhurira mu ruhame ahantu hari abantu benshi. Uri kumva? Dushobora guhurira ka free zone ku buryo nta muntu wamenya diri uko zimeze. Umereza igikapu nigendera. Umvize? Kuko izi staff man babizi ko nizo zidutunze. Ukumva? Kandi babizi ko indete gufasha ni burundu. Uri kumva? Kamacomoka noneho ibicere bya leta mbinaga kuri phone. Umvise? Kumose ushaka guca inzira ngiye guca mu karitasi. Tumuka manye cizawe man nanjye cizanjye. Tumuka cyare zawe man. Akosuwe reka mubaze. Ubase. Oya ntacyo nari ndi kureba utuntu uri kwisetsa mu matelefone yawe. Akakobwa ashaka twahuriye ku kazi. Ye. Kazi turakorana nyine gakora mu ntuza muri checking room. Ibaze ko bura najyaga ntekereza ko ibyo bintu by'abakobwa utajya bijyamo. Cyarananiye ariko no kwisetsa kamwe karantonda. Ukaragukunda niko kakubeshye se. Karase kugateye neza. Sikeza rata. Keza pe. Karenze bya byomanzi byantuza bya ihuye ngiye kuvuga ibintu. Haza kuvuga iki? Oya ntacyo. Umva ahubwo reka mubwire we bura ngiye hari ibintu njya nibaza rero bikanyobera. Iki? Buriya brother akora nk'iki ko umuntu ntagira ofu nta masaha yo gukora yagira ntaki cyo kubona no muri weekend kweli nje kubona ngo agiye ku kazi. Sha byaranyobeye nanjye akaza akora nza musari imwe musanga ha ubundi akansiga ha turi mwe nkabona ngo aragiye sha ntago mbizi sinzi akaza akora sha no kuri njya mbyibazaho umva akunda turaza kumubaza nataha araba yatashye se uramubaza nataha ukuntu cyagiye uza yarakaye ese tubigaruke ubundi niki cyatumye arakara bose ko yambwiye avuze uyu muntu turavukana inshuti ze hari inshuti zazaga hano kumusura nyine zimwe nkazisiga ha ubundi inshuti ze inshuti nyine inshuti ze akaba se atekereza ko inshuti ziwe zije hano zikansanga za ntereta inshuti simvuga n'abagabo oya inshuti vuga n'abakobwa mwana urana natinya kubivuga kuva kare natangiye nkubwira ngo nayenze ko utajya mu bintu by'abakobwa ngo nkaye bitaninya kubivuga aravuga ati si ubungubu cyamba mbona bro natoroshye nshatse kuvuga
ntacyo kare kirayi ya rubi we ukabanya urusaku ibi byose mwabicekenze ko impyiko zabyo bimeze neza Yego boss. Yego nta kirimo kirwaye Byose ni bizima boss. ariko mubikuye mu rugo rumwe Yego boss. Yego. ndabona harimo icyo dushobora kuzajyana muri ribe y'iki ngiki Bimeze bite? Abantu barenda kunyica. Bande. Ni abahungu bankurikiye bashaka kunyica. Muca hano. Ubetse mbyara. shari ibintu by'ubushinzi se yapi kuya nuko musengera ahubwo agakora ubukwe tukamukorera mva ndahari nawe abavandimwe bese tukanzu ndadufite inkweto ndende brother karibu karibu uzi ko utazapfa ntabwo uzapfa kabisa usanze tukuvuga iriya hirya gusa kubuzanya umushinga reba wayuzuye ndumva ninanireho waho muri beti bakuriye gira ushaka umugore rwose ubangamira kuza ugahita unsunika gutyo shaka umugore ugende tuvire mu ntukibebeze cyane ngo mbavire muki kandi mu munsi narongoye ubwo ngo muzakomeza mube hano tuzakomeza tube hano nyine nzimuka mu nkurikire oya ntabwo ngiye nzagukurikira kurongora usibye ko atari ibintu byanjye oya se ntabwo kirongora uzaba padiri ndi kuvuga gushaka abakiriya uyu yaravuze ibiki mvuze gushaka umugore bitese ko mbona mwahuje urugwiro shaka tukuvuga ko wari watinze amasaha yakuze kandi nayenzi kutaha mbere wa saa 5 ubuseze saa 6 zirageze deja ubuse mwe mwicaye muri gukora iki ko tugutegereje ndacyari umwana babikira mama ayewe ese nta nubwo ubushaka kawe Shidagana paja. Mani ni neza kabisa. Nisi kuba bwe mu rugo umwana ukaza kwicara hano nyuma y'inzu bimeze bite? Nta kibazo ariko mfite nyine te ko umuntu aba yicaye nyine n'icyo ari komedi. Nabonaga uri kure cyane ariko sinzi ikintu cyabiteye. Aya nta kure mwana nta byadanje. Abaye iki nyine? cyamwe muri kunkorera inama umuvandimwe samukorera inama wamushakira akazi arakora yakugambanira kandi nanjye urabizi ko ndi niga yawe kandi n'umuvandimwe ntabwo abantu baricara gutyo mukavuga ntacyo kunywa ntaki ubundi mwabaye gute namwerekaga ubu mwawe nk'amafaranga yawe utari no gusengeramo mushiki wawe namwerekaga umukobwa sigaye ntereta none wowe utereta se kiremba asikete ako ni keza ku gakobwa umva sawa ubwo twenyine twari turi kwibaza reka bana kweretse ubyo rero disi ibyo by'abakobwa memoretse by'abakobwa mubaze ibyo twari turi kuvuga wariho wahombeye umuryango ariko vuga iki mama nabikubwiye twese ayimubwiye soze mukuru sababwira ko muri kunkorera inama nibyo akazi yambazaga ngo ukora akazi kanjye cyashaka ubu nyine babwa akazi ukora ngo ni bwoko ki ukora iki Shabrona kuko abona ugenda mu gitondo ubundi ukagenda saa 3 z'ijoro ubundi ukagenda na saa 10 nkabona kubisa urugero agiye z'ijoro dusubije
nanjye Ibiryo ndikubabaza birahari. mwariye iki ibiryo birahari kurya twariye ahubwo tubwire uwo rero ni umurenge uri kubavugisha murahaze muri kumbaza akopro nawe rero kuva uri mukuru bese manze mbabwire si ukuvuga ngo nuko ndi mukuru si ukuvuga ngo si uko ndi mukuru wowe ku mafaranga yawe ukorera ntari nakubwira ngo wishyure inzu mubayeho nabi sitoke sinyikora furu sinkureka kugira ngo amafaranga yawe ikibazo si cyo kibazo wowe ceceka wicaye mu ijambo maze nkubwire amafaranga yawe ndakureka ukayagira ukayadepa kuyabyibuze ndebe ko ari cyo wageraho udufaranga ukorera 120 kugira byibuze ndebe ko byibuze nawe watera imbere ukubaka urugo ndabatunze urebe nkawe wataye so uza kuba hano ndagutunze kuva kurwara kugera ku musatsi ejo ngushakira akazi ubaye neza muba muri kunyura mu mutwe niba udafite stress zanjye mfite icyo abasa akazi ibyo akazi birabareba okay ubundi reka nkubaza urabona iminsi tumaranye sibyo ntabwo nigeze nkubaza byinshi ku buzima bwawe sibyo ntabikubajije ubushize nyine mbona ni ibintu bikubangamiye ndakwihorera undi byagenze gute mbona uri umuntu ujagara nyine ufa nkaho ufite ikibazo wajya barahungabanya mani nyine n'ibya bibazo nahuye nabyo gusa nyine ndagushimira mani warakoze kabisa ko ntabyatanye nyine ibibazo ndabyumva wahuye nabyo ariko sinzi ngo nabonye abantu bakurukaho sibyo ariko sinzi ngo baguhoraga iki ubwo rero sinzi nyine ikibazo waba ufite nsigaye mbona nyine warahungabanye ufite ikibazo cyangwa se ukunye gukora mukabona ibyo kurya cyangwa mugira ngo mvugishe neza ubu ngubu reka cororo kwanza tubwire ugize nk'ikibazo uretse nkubwire ikibazo bwoko ki ugize nk'ikibazo wenda ukagira accident cyangwa se ku kazi bakaguhamagara cyangwa se tukamenya tugusanga he ukora he uzansanga bazakubwirira ndi ari uzansanga aho bazaguhamagarira cyangwa ngiye nzaguhamagarira ari uzansanga ikibazo nzagira cyeze nazabasha kwihandura mfite amafaranga banayakoreye we mwamwariye neza muri kunkora mu mutwe inshuro zingahe nababwiye sha ugira umutima mubi ufite ikihe kibazo tuvukana niba wowe wabura umwenda wo kwambara wowe wabura amafaranga kujya muri salo wowe waburara nurya neza nk'umwana utuye muri vision ukamenya tugusanga ugize ikibazo ukamenya tugusanga he n'undi munsi muzaye kumbaza akazi ngenda gakora nkora akazi kandi keza kabaha amafaranga uragakora ariko si nyine nakaye kazi ukora akazi wowe urashaka kumenya iki akazi cyangwa se uko nkora akazi urashaka kumenya iki akazi hari ushobora kuba wiba bro hari ushobora kuba wiba ibyo birashoboka ego ku mashuri yanjye si bisambo nibyo byiza uretse manze nkubwire wibagiwe rinete zawe uze kuzimbikira nzibikura hasi n'undi munsi nimuzongere kumenyera ashobora kuba yiba kandi leta ishobora kuza kuko muri leta kuko ashobora kuba yiba cyangwa ari umutekamutwe abarira cyane ibyo niho byivugiye ntabwo ngewe mari barakamana rekana nabo yesu we use yaba yibamo akabyaramo nyine kuva cyagiye nyine tu aba bari badufashe kuriya nyine gusa ndagushimira mani wagize neza okay ntari bino bintu birekeraho mani wumve wisanzure mwana musa sinibyo kuba wigunze sante muvandimwe ni ukuri waramfashije kandi sinabona uburyo mushimiramo waramfashije cyane niko bimeze mwana none se ko kuba wari ukubana kandi nyine mu buzima bifashije umuntu nawe ugera imbere akagira umuntu ubigukorera sibyo ariko rero nyine ugabanya ibintu byo kwigunga mwana uranyibeta ndagushaka ngiye muri salo ndakubura nzajya ngerageza nyine uko bishoboka nyine tu nzajya ngerageza kugabanya ntari wowe ibintu byo kwigunga cyane mwana bigabanya ibyo nagira igihe useke mwana uzi ko nanjye ngira ikibazo mwibaza se mupete afite ikihe kibazo ariko guseka buriya nyine ntabwo biba ari ngombwa cyane gusa nyine iyo meze neza biba bihagije naho guseka hose mani ntabwo umuntu nyine ibimusetsa cyane ntabwo biba bihari birenze ntaribi nyine nagira ngo umenye ahantu uherereye ni nakubuze wajya mu nzu tu nateguye nyine ka breakfast ari wajya agakira ukuntu bigenza hari ribise nta kibazo nyine tugende mwana uvanga ndabona ikibazo
aza muvugisha mwana. Ubwo ngo gubura aho ngaho uri mu biki? Uri mu makaye uri gusoma ubundi warize? Cyari se kirahari? Muri kato harimo cyari? Yego kirahari. Cyari kirimo? Yego. Umugati urahari se? Umugati ntaho hari. Uzwi yari irimo ejo se mwayikoresheje mu kayima. Bakagenda n'umugati nirire dore ndashonje urumva? Zane na Daniel urumva? Akubanguke dore ndashonje sibyo? Uhute nye. Soma ibitabo nta soni wowe warize?